Welcome to my YouTube channel. This is Easygoing Vape TV. I am Easygoing. Ntabwo ari nk'uko buri gihe uzajya ukenera kujya gukora siporo ngo ujye kureba abantu cyangwa se ngo ujye ahantu runaka. Ushobora no kwikorera ahantu uri bitewe n'ibyo urimo, no mu rugo nyine. Ntabwo siporo ari ukujya kwirukanka gusa, kujya mu mupira, kujya no mu bindi bigiye bitandukanye. Ushobora no kwikorera ahantu uri, si ngombwa yuko ujya muri ibyo bintu byose nyine mvuze haruguru. Urugero, ubundi hari ibintu umuntu agomba kuba afite cyangwa se ashoboye nyine. Umuntu uvuze gukora siporo agomba kuba afite ahangaha ku mafaranga make cyatanu. Muri mwese hari utayabona icyatanu ni make cyane ku buryo ahangaha ushobora kukagura. No gukora kwifashisha n'akandi katari akangaka nako wakabona katameze nk'akangaka nawe gashobora kugufasha. Utu ni utuntu tw'ingenzi nyine. Nimba wifuza kugira ubuzima buzira umuze, ugomba kuba ugafite naka ufite ubushobozi wakagura, ariko si ngombwa kano cyane kubera ko akangaka ubundi kagufasha gukora ibintu byose. Ubaye ugafite byaba ari byiza cyane kurushaho. So ikindi ugomba gushaka igihe, cyo cy'ingenzi. Umara kubona igihe cyo kubikora, ibindi byose bizakunda. So guys, reka ndizere ko umuntu yambaje iki kibazo nyine mushubije. Reka dusubikire ahangaha nawe utaha.